Twongeye kubasuhuza abakunzi b'Umugano TV, tugarutse muri bya biganiro byacu. Nk'ibisanzwe uyu munsi ku Mugano TV twabateguriye ikiganiro cyashingiye cyane ku kibazo twabajijwe n'umukunzi wacu muri live yo ku cyumweru gishize. Murabizi ko ku cyumweru saa 8 tuba dufite live. Umukunzi rero wacu yatubajije ku kibazo gihereranye n'uburyo ashobora kujera imibanire ye n'umuegise we w'umu-PN baratandukanye kandi bafitanye abana. Yatugejejeho ibibazo byinshi bitandukanye bishingiye kuri icyo kibazo, bw'ukuntu uwo mu-egise we yitwaza ko bari gukemura ibibazo by'abana cyangwa bari kubiganira, ariko ugasanga akenshi nyuma y'uko batandukanye abuza amahoro muri we n'ibindi bibazo byinshi yatubwiye tugiye gusuzuma muri iki kiganiro cy'uyu munsi. Iki kiganiro nagikoreye ubushakashatsi, ariko kubera ukuntu ari kirekire nakigabanyijemo ibice bibiri. Uyu munsi rero tugiye kureba igice cya mbere kivuga kitubwira ukuntu iyo utandukanye n'umuperiveri narisisike urubanza rutaba rurangiriye aho. Igice cy'uyu munsi rero tugiye kureba ukuntu umuperiveri narisisike yihorera nyuma y'uko atakaje umuvigitime we cyangwa batandukanye. Ni gute yihorera? Ese waba warigeze gutekereza nawe yuko wenda gutandukana n'umuntu uri periveri narisisike waba ari bwo ugiye kuruhuka, cyangwa se ari bwo ibibazo bishyizeho iherezo? Wenda ukibaza ahubwo impamvu ari bwo birushaho kuba bibi. Nawe ushobora kuba uhanganye n'ikibazo nk'iki uyu mukunzi wacu yatubajije. Muri make rero, iyo umuntu afashe icyemezo cyo kuva ku muntu uri narisisike cyangwa umuperiveri narisisike, aba ateye intambwe ikomeye cyane mu buzima bwe, imuganisha ku kugira ngo yisanzure yongere aniyubake. Ariko akenshi ntabwo ari ryo herezo ry'ikibazo nk'uko twatangiye tubivuga, ahubwo iba ari intangiriro y'icyiciro gishya cy'urundi rugamba gishobora kuba gikomeye ndetse kurusha urugamba atekereza ko yari arangije, ari rwo rwo kwihorera rw'umunarisisike. Gutandukana rero n'umunarisisike, ubundi divorce cyangwa separasiyo, abantu benshi babibona mu buryo butandukanye, ariko akenshi iyo ari umubano utashobotse, ubundi divorce cyangwa separasiyo imera nk'aho ari liberasiyo, nk'aho ubaye libere, uvuye muri iyo mibabaro y'urushako rutari rushobotse. Ku baperiveri narisisike ho biratandukanye, kubera ko gutandukana nawe ntabwo uba ushyize iherezo ku kibazo, ahubwo itandukana rihita rimera nk'intambara yo mu mutwe arwana nawe ubwe, ariko noneho akanayirwana ayikwerekezaho. Rimwe na rimwe biragenda bigafata icyiciro cyo mu mategeko, ku buryo wowe wahohotewe uba ugomba kugira ngo wiporoteje, ubashe kwirinda neza. Gusobanukirwa rero ibingibi tugiye kureba bizarinda umuvigitime mu buryo butatu: uburyo wateganya imyitwarire y'umunarisisike, ukamenya ko gutandukana n'umunarisisike atari indi divorce nk'izindi zose tuzi zisanzwe, ugategura uburyo ugomba kwirinda, kandi ukanarinda n'ubuzima bwawe bwo mu mutwe ndetse n'ubw'abana niba mubafite.
Niba rero warahuye n'iki kibazo cyangwa se ukaba wakibazaga kimwe n'uyu mukunzi wacu, tera agatebe hasi ubundi nze tukive imuzi n'umuzingo, turebe ukuntu umuperiveri narisisike abigenza kugira ngo yihorere ku muvigitime we mu gihe batandukanye. Mbere yaho gato reka mbanze ntumikire abadutumye. Muri iki kiganiro cyacu tuba turi kumwe na Life in Fullness. Ni ikigo cy'amahugurwa gifasha abantu kwisobanukirwa, gusobanukirwa n'ibikomere byawe. Hari igihe akenshi uba uyobowe n'ibikomere mu buzima nawe ubwawe utazi, ari nabyo akenshi bikuyobora mu myanzuro ufata, mu iterambere ryawe, mu bintu ubona nawe mu buzima bwawe bidasobanutse. Life in Fullness rero ni ikigo cy'amahugurwa kigufasha muri ibyo byose, gutahura uwo uriwe, gutahura potentiel wifitemo kugira ngo ubashe kwiteza imbere, kwisobanukirwa muri rusange, kugenzura amarangamutima yawe, kumenya uko wibanira n'uburyo wabanira abandi. Iki kigo rero kuva cyatangira za 2017 rimaze guhugura abantu barenga 400 kandi bose bagaragaza impinduka. Nawe rero niba wifuza gukurikira aya mahugurwa, icyiciro gikurikiyeho kigiye gutangira muri iyi wikendi itaha kuri 18. Tubibutsa yuko biga amezi 2, biga muri wikendi ku wa gatandatu no ku cyumweru guhera saa 3 za mu gitondo kugeza isaa 7. Niba rero wifuza kwiyandikisha, wabahamagara kuri nimero 0782 420 625, 0782 420 625. Bidakunze wahamagara nimero yacu y'Umugano TV kugira ngo tuguhe information zirenzeho. Nimero yabo uraba uyireba aho ngaho muri ekara mu ibara ry'icyatsi, ubahamagare wiyandikishe, uzagaruka uduha ubuhamya. Reka rero twigarukire mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi, aho tugiye kureba uburyo gutandukana n'umuperiveri narisisike ataba ari iherezo ry'ikibazo, ahubwo riba ribaye nk'intangiriro, biba bibaye nk'aho umudekaraye intambara. Turebe rero urugamba rwa mbere rw'ukuntu atangira gushaka kukwihoreraho n'uburyo abikoramo. Nicyo tugiye kureba uyu munsi kuri iyi shene yacu. Tugiye kureba icyo bita kwihorera k'umupiyeni. Turebe n'impamvu gutandukana nawe atari iherezo. Ntabwo uru rugamba ari urugamba rukorwa fizikali, ahubwo ni urugamba rukorwa mu marangamutima yawe. Akorera ku marangamutima yawe, agakora ku mitungo, ndetse akagera no ku bana. Kwihorera k'umupiyeni abikora muri ubu buryo bugeze muri 3: gukoresha amarangamutima yawe, akagera ku mitungo, akagera no mu bana. Ibi rero byo kwihorera k'umupiyeni, hari ibintu bigeze muri 3 bimusunikira kugira ngo yihorere. Ikintu cya mbere kimusunika ni igikomere aba yifitiye, icyo twakwita blessure narcissistique. Ni ukuvuga ngo umuperiveri narisisike iyo umutaye cyangwa se umusize cyangwa utandukanye nawe, sinzi inyito wabyita, ntago wabifata nk'iherezo risanzwe ry'umubano nk'uko abandi babifata, ahubwo we abifata mu yindi angere, nk'aho kuri we ari igisebo, ari ugutabwa, ari ukumenyekana k'uwo ari we nyakuri. Kuko twabonye ko ubundi umuvigitime w'umuperiveri narisisike aba ameze nka miruwari ye, agerageza kurofureta karite z'umuvigitime we, ahubwo agakiripabiliza umuvigitime. Ahangaha rero
urumva we kubwe aba yumva ari nk'aho masike imuvuyeho iguye, we ubwe agahita ajya ahabona, kuko wowe yikingirizaga inyuma, wenda yitwazaga mu byo akora, ubaye nk'uvuye mu nzira uramukingurutse, aba rero kuri we yumva ari nk'aho umushyize hanze, aba afite nk'ikintu nakwita nk'ubwoba, cyangwa se ni ubwoba navuga ngo ikira, ntabwo ndimo kubasha ukuntu wenda nshobora egisipuresiyo nshobora kubivugamo, aba ameze nk'aho yari ahishe noneho ukaba umutwikuruye, ni nk'uko wakwihisha ku giti bakagitema. Aha ngaha rero ibi bituma yihorera by'umurengera, kubera ko aba yumva umusuzuguye, aba yumva utagombaga kumuta, kuko periveri narisisike uba umeze nk'ikintu cye, ntago uba ugomba kumuta, nta burenganzira uba ubifitiye. Kuba rero umutwikuru yagiye kugaragara hanze kandi afite indi maje yagaragaraga, wenda yigaragazaga nk'umugore mwiza, yigaragazaga se nk'umugabo mwiza w'igitangaza, akajya kubona akabona uvuyemo, urumva ko haba hari ikintu kigiye kuboneka, ko hari abantu benshi bagiye kumwibazaho, ndetse bakabasha no kudekuvura ibindi byinshi yahishaga. Aha rero bihita bimuzamurira esprit ya vengeance, ubundi akagukorera ibitangaza. Hari ukuntu rero yihorera mu byiciro bigeze muri bitatu. Icyiciro cya mbere ni ukukwirengagiza, cyangwa se silence totali, akagenda akabura neza, navuga ngo ikize, hari ibintu twajyaga tuvuga tukiri urubyiruko, ngo akumiritipuriya na zeru, araceceka akakwirengagiza, akamera nk'umuntu utakuzi, nk'umuntu mutigeze kumenyana, atekereza ko uzamusaba wowe imbabazi, cyangwa se uzasubira inyuma ukamushaka, kuko aba azi dependance emotioneri wari umufiteho, mbese aba azi faiblesse zawe, azi uburyo wamwitwaragaho, yari ameze nk'aho ari centre y'ubuzima bwawe. Akwirengagiza rero gutyo kugira ngo akangure ka kantu ka dependance, wongere umugarukire, uze umwinginga. Aha ngaha rero ugomba kuhitwara neza, kuko mu by'ukuri iyo ugeze kuri iyi ntambwe, we mu gihe aba akigutegereje, we ni ubwo uba utangiye intambwe yo kugira ngo ube wakiyubaka, kandi utangire gukira ibikomere yaguteje. Iyindi etape ya kabiri abikoramo ni ukugaruka akuyobya, cyangwa se kongera gushaka kukucangacanga, cyangwa kukwapurikiraho ya manipulasiyo ye. Aha ngaha ashobora kugaruka akubwira amagambo akubeshyabeshya, wenda nk'amasezerano mashyashya, akakubwira ko yikosoye, kubera ko amakosa ye ibyo mwajyaga mupfa arabizi. Ashobora kugaruka akubwira ko rwose nikozeho, narahindutse, ubu ibintu rwose bigiye kugenda neza. Hari n'ukuntu rero ashobora kugaruka noneho agushyiraho icyaha, cyangwa se agukiripabiliza, kugira ngo ugire cya gishyarara, akangure imisemburo yawe, utangire ibyo kumusaba imbabazi, ube wagwa mu mutego wo kumva ko ari wowe uri coupable, umugarukire. Aha ngaha akoresha kimwe twise gaslighting, twayivuzeho mu biganiro byacu. Ubaye utarayibonye watubwira muri komantere, tukakwereka ikiganiro twayivuzeho. Hari ikindi akoresha, ni kuguhindura nk'aho ari wowe nyirabayazana w'ibyabaye, no gukoresha abandi bantu kugira ngo babashe kuba babunga, kuko ibi byose iyo agerageje kubikora we bwite, akabona tentative ireshuwe, ahita yinjizamo abandi bantu, we akabaha verisiyo ye,
ashobora no kubabwira ukuri ariko akakudeforuma, noneho abo bantu bakagerageza kugira ngo babahuze. Ibi rero ugomba kuba ubyiteguye, kuko byanze bikunda ni ikintu utagomba gusimbuka mu gihe uri muri porosesi yo gutandukana n'uyu muntu. Hari n'igihe iyo byanze burundu kuko wavuyemo uzi icyo uhunze, hari n'igihe aba bantu yohereje kubunga ari byo bo birangira ahubwo nabo babaye abanzi bawe, bagira ngo ni wowe udashobotse. Ariyo mpamvu mu gihe utandukanye n'umupiyeni ugomba kwitegura busikolojikoma, kuko ugomba kwitega byose. Iyi etape rero ya kabiri yirangiye, ahita yumva ntacyo agitakaza. Ahangaha niho akurikizaho iya gatatu noneho y'akarundura, ariyo noneho yo kugusenya atizigamye. Nkubwire ngo atizigamye, kuko noneho aza yivuye inyuma, aba ameze nka wa wundi udafite icyo aramira. Ni ukuvuga ngo iyo abonye sitarateji ze zidakoze kuri wowe, ashobora noneho kukwambura ibintu. Niba hari imitungo runaka ashobora kuyikwambura, yewe hari n'igihe ashobora kugutwara nk'impapuro z'ingenzi. Twarabivuze mu biganiro byacu bibanziriza iki. Ashobora kugusebya, gutangira kugusebya mu bantu kugira ngo aguhindanye. Mbere yarifataga kugira ngo arebe ko mwagumana, ariko noneho niba umutaye, urumva nyine aba afite uburyo yigaragazaga mu bantu, none utumye agiye kugaragara. Intwaro asigaranye niyo kugusebya kugira ngo we yikureho icyasha. Ikindi akoresha muri iyo tagitike yo kugusenya ni ugukoresha abana. Muri ya ntuza hari icyo tujya tuvuga cya tiriyangirasiyo, agashyira abana hagati yawe kugira ngo bamere nk'inkoni yo kugukubita. Ikindi ashobora gukora ni ukukujyana mu manza. Ahangaha ashobora kukujyanamo mu buryo butandukanye. Hari uwo mushobora gutandukana gutya, suwati wamuhunze cyangwa wagize ute, ugasanga aragiye. Wenda niba waragiye umucitse, akagenda akavuga ko wenda wagiye umusahuye. Ashobora kukugerekaho ibyaha byinshi, cyangwa se akagenda we kubera ko nyine aba afite tageti yo kugusenya. Niba ari naho bashobora kukugura, akaba yanatanga amafaranga, ariko kugira ngo agukande bimwe bya nyabyo. Ahangaha tuvuge ngo ikintu cy'imanza, inkiko, imitere iri favorable ku baperiveri narisisike. Ntabwo ari ikintu cyo gukinisha kuvuga ngo ugiye mu rubanza n'umuperiveri narisisike. Ugomba kugenda wambaye rasoro, wikingiye n'ingabo, kubera ko uzagerayo azagusenya. Azaba yabyiteguye. Niba utambaye wagiye wambariye urugamba, ni urugamba rukomeye rushobora kukugora gutsinda, nubwo ari wowe waba ufite ukuri. Icyo nakubwira rero ugomba kumenya ni uko hano ariho urugamba ruba rukomereye. Iyo bigeze ahangaha urubanza rukomerera, cyangwa se ubuzima kuri wowe w'umuvigitime uri gusohoka muri iyi relasiyo iri togisike, urubanza niho ruba rugiye kugukomerera. Niho urugamba ruba rukomeye kurusha mbere hose. Hari ukuntu nari ngiye kubivuga, nubwo biba bikomeye uri kumwe n'umuperiveri narisisike, ariko iyo bigeze kuri iyi ngingo ho, ageze hahandi noneho yitumye kugusenya, menya ko bya bindi byabaye mbere uzi ari nko kwikirigita. Menya ko noneho agiye kukwereka, akanereka abandi noneho
wowe uba uzi uwo uriwe, uzi n'uwo ari we, ariko noneho aragenda kumanipirira abantu ku buryo nawe uri buze kumva wiyanze. Ariyo mpamvu ugomba kugenda witeguye busikolojikoma, mu buryo bw'amategeko, ahantu hose wikwije. Ikintu rero ugomba kumenya ni uko nubwo bimeze gutya bwose, ntabwo ari wowe ufite ikibazo, ahubwo ni we ntabwo aba abasha kwemera ko yatsinzwe, cyangwa se manipirasiyo yafashe igihe agutegurira, agukoreraho, itigeze igera ku ntego yo kukugumisha muri kontorore ye, ko ampurize yagushyizemo itabashije kugufata ngo uyigumemo. Ntabwo rero icyo ashaka ari urukundo, ntabwo ashaka ko umugarukira ngo mwubake ibintu bizima, ahubwo ashaka kongera kugenzura ubuzima bwawe kandi uko abishaka. Aha ngaha rero tugeze, ushobora kuba urimo wibaza uti none se nakwirinda gute umuntu nk'uyu, cyane cyane iyo intambara igeze aha ngaha hakomeye. Gutandukana na PN nubwo bitanga koroherwa mu by'ukuri nk'uko twabivugaga, ariko wowe w'umuvictime ugomba kumenya ko aribwo ubaye nk'umudekaraye intambara. Noneho yagenda yihishahishaga, yabigukoreraga mu ibanga, ariko ubu noneho ubwo umutamaje abifata nk'aho umukojeje isoni, umukuyeho miruwari yireberagamo, biba bibaye nk'aho umudekaraye intambara. Noneho mwarwanaga intambara iri furuwade, noneho mugiye kurwana intambara iri uverite ku bantu bose. Reka nsoreze rero ikiganiro cyacu cy'uyu munsi aha ngaha, nkurarikire ikiganiro cyacu cy'ubutaha, aho tuzavuga mu gice cya kabiri cy'iki kiganiro, tuzaba tureba uburyo noneho wakitegura uru rugamba gushojeho, no kugira ngo umenye uko ushobora kumutsinda burundu. Ese wabinyuza mu zihe nzira kugira ngo umwambi wose azakurasa uzaba uhagaze ukomeye, ubashe kumuva mu nzara? Ntuzacikwe na pati 2 y'iki kiganiro, aho tuzavuga uko wakwirinda umuperiveri narisisike ukamutsinda burundu. Reka dusoreze aha rero, naho ubutaha mu biganiro byacu nk'uko bisanzwe. Mwari kumwe n'uw'ababyeyi Judith ku Mugano TV, naho akagaruka, kandi ndabakunda cyane. Muduhe ibitekerezo byanyu muri komenti, mutubwire uko mwumva ikiganiro kimeze, mutubwire n'ibindi bitekerezo twakongeramo kugira ngo tubashe gusobanukirwa neza ku bijyanye n'abaperiveri narisisike, n'uburyo umuvictime ashobora kuvamo nubwo yakomeretse, ariko akavamo akongera kugira ubuzima buzima. Naho akagaruka rero, turabakunda cyane.